Wabwirwa n'iki umwarimu w'umuhanga? Ibanga rya mwarimu. Mwaramutseho nshuti za Smart TV, nk'uko twabibamenyesheje yuko iyi Smart TV izajya ibagezaho ibiganiro by'umwihariko bigendanye n'uburezi. Uyu munsi twagerageze gusubiza mu birimi bimwe ibibazo byibazwa n'ababyeyi. Wabwirwa n'iki umwarimu w'umuhanga? Kuki umwarimu umwe yigisha isomo runaka, undi mugenzi we yaryigisha, abanyeshuri ntibaryumve nka wa wundi mugenzi we? Kuki se abanyeshuri bahora bishimira umwarimu runaka ariko ntibishimire umwarimu wundi mugenzi wabo bakora ku kigo kimwe? Kuki ababyeyi bahora bahinduranya ibigo bashakisha aho umwana wabo yagira uburezi bufite ireme? Dufite abarimu benshi batuye muri iyi si, hose mu gihugu cyacu n'igihugu cy'u Rwanda turabafite, ariko se kuki bamwe bigisha abana bagafata, abandi bakwigisha abana ntibafate? Byaba byarakubayeho ukigishwa n'umwarimu ikigo cyanyu gifata nk'inzobere, ariko yamara gusohoka mu ishuri abanyeshuri hagati yabo mukajya kwishakishiriza ubasobanurira bya bindi mwarimu yabigishije mutabashije kumva, ariko hagati yanyu mwabyigishanya mukabona kubifata. Ni iki kibura ngo mwarimu runaka atange isomo yumvikane neza kurusha mwarimu mugenzi we? Ni iki kibura buri munsi mu burezi mu bihugu byose by'isi? Bibaho inshuro nyinshi yuko umubyeyi ahora ashakisha iryo banga rya mwarimu. Ni irihe? Nta handi muzabisanga, ni hano mu biganiro byacu bya Smart TV. Smart TV izakomeza kubafasha kubonera hamwe ibisubizo by'ibibazo byose. Tuzabagezaho kandi amasomo ntangarugero agaragaza abarimu barimo kwigisha amasomo anyuranye, kubera ko ikibazo biragaragara ko kirahari, kiri mu mashuri menshi yo ku isi, kuko ntabwo abantu bose bigisha kimwe. Ariko by'umwihariko tuzagerageza gukomeza gutsindagira kubereka amasomo y'icyitegererezo kugira ngo turusheho kunoza no gusubiza ibyo bibazo byose. Babyeyi, barezi, rubyiruko, barezi b'ejo, ikibuga cy'uburezi ni Kigali, tuzafatikanya kuvumbura ayo mabanga. Smart TV izakomeza kubafasha kubonera hamwe ibisubizo by'ibibazo byose, kuko bigaragara ko ku isi hose ikibazo cy'uburezi ni kimwe, ikibazo cy'abarimu ni kimwe. Ni ibintu bibaho yuko umubyeyi ahora ashakisha iterambere ry'umwana we, ariko agahora atekereza aho yashyira umwana wiwe ku buryo uburezi bwiwe bugera ku ntego umubyeyi yatekereje kandi ku ntego nyayo y'uburezi. Babyeyi, rubyiruko rw'ejo, ikibuga ni Kigali cy'uburezi kandi umwanya ni uwanyu, tubahaye ikaze. Aha rero mwarimu wamaze gutegura isomo ryiwe, mwarimu ufite ikibaho imbere ye, ingwa zirahari, abanyeshuri barahari. Igisigaye ni uburyo mwarimu agiye gukoresha kugira ngo isomo yateguye rigere ku banyeshuri yariteguriye. Ni ubuhe buryo mwarimu azakoresha? Ni irihe banga mwarimu azakoresha? Nta rindi banga. Uburyo abanyeshuri bitwaye mu ishuri, uburyo bamukurikiye, iyo myitwarire yose ya mwarimu, iyo myitwarire yose y'abanyeshuri, niryo banga rya mbere rya mwarimu, aricyo bita mu ndimi z'amahanga gestion de la classe mu Gifaransa, cyangwa classroom management mu Cyongereza. Ni ukuvuga uburyo bwose mwarimu azakoresha kugira ngo abamuteze amatwi, abakurikiye isomo arimo kwigisha, barikurikire nta burangare burimo. Urugero, mwarimu arimo kwigisha abanyeshuri 35 mu ishuri, yaryigishije. Nyuma yo kuryigisha, abanyeshuri 5 mu banyeshuri yigishaga mu buryo bwihishe bashushanyaga imodoka ya principal w'ikigo cy'iryo shuri. Abandi 2 bashushanyaga amatako wa mwarimu
wari wiyambariye akajipo kagufiya. Mwarimu ntiyigeze amenya ko ibyo byose abanyeshuri babikoze, ariko si ikibazo umuntu yakwibaza, abo banyeshuri 7 ni ryari bazamenya isomo mwarimu yigishije? Urugero rwa kabiri, mwarimu yigishaga abanyeshuri 30, mu gihe mwarimu yigishaga iryo somo abanyeshuri baganiraga ikiganiro, ariko mu kiganiro bagiranaga bahishaga mwarimu ko barimo kuganira kuko bongoreranaga kugira ngo mwarimu atababona. Nyuma y'iryo somo mwarimu ntabwo yigeze amenya ko ba banyeshuri batakurikiye rya somo ryiwe. Ni ryari aba banyeshuri bazakurikira iryo somo, ni ryari abanyeshuri bazarimenya? Ibanga rya mwarimu rya mbere ni nta kindi bigamije, ni uburyo bwose, ni imyitwarire yose ya mwarimu afatanyije n'abanyeshuri kugira ngo hagerweho umusaruro mwiza mu myigishirize. Embo resultat académique mu ndimi z'amahanga niko babivuga. Umufaransa Jean-Jacques Rousseau n'undi mufilozofe Alfred Binet baragira bati nil n'est pédagogue s'il n'est psychologue. Ntago waba umurezi utazi imico, utazi imyifatire y'uwo urimo kurera. Niyo mpamvu mwarimu uri imbere y'abana urimo gutanga isomo agomba kumenya icyo umwana akeneye, agomba kumenya imico n'imyitwarire ya buri mwana mu gihe cyose runaka, akamenya niba umwana akurikiye isomo ryiwe, akamenya niba umwana adakurikiye isomo ryiwe. Nta bundi buryo bwo kubivumbura, ni muri iri banga rya mwarimu, classroom management. Ashobora kuririmbira umwana, ashobora guhagurutsa umwana, agomba gukora ibishoboka byose ku buryo akebura, ku buryo akontorora ibyumviro by'umwana, akamenya ko umwana bari kumwe. Ni muri urwo rwego rero mu gihe mwarimu arimo gutanga isomo agomba kumenya ko abana bose bamukurikiye, agomba kumenya ko isomo arimo gutanga nta mwana n'umwe warebye ku ruhande. Ni ukuvuga ngo umwarimu agomba kurema, agomba gukora mood y'imigendekere myiza y'isomo. Donc mu ndimi z'amahanga aravuga ngo le maître doit créer un climat de travail. Amabanga ya mwarimu ni menshi, tukaba tuzajya dukomeza kuyabagezaho hano kuri Smart TV, ku buryo ibisubizo byose byibazwa n'ababyeyi, ibisubizo byose byibazwa n'abandi bose b'abayobozi b'igihugu, abayobozi ku nzego zinyuranye, tuzajya dufatikanya tukungurana ibitekerezo, tuziyambaza abahanga, tuziyambaza abandi barimu, ku buryo buri wese azakura igisubizo hano kuri Smart TV. Ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bizajye bikugeraho. Turi kumwe 5 kuri 5. Bye bye.